izi ni inzozi zikwereka ko ugiye kubona umugisha vuba. ijambo vuba rishyira nawe ryongeyeho nabimenye. ariko tubona neza ko ni inzozi urota n'ubundi uri muri situation mbi. Yego. Uri muri situation mbi, situation igoranye, uri mu bintu bikuruhije, uri mu bintu bikugoye, ariko ku buryo bitaba impamvu yo kubangama muri wowe imbere, ahubwo habaho uburyo bwiza bw'Imana mu kukurengera. Nkuko namaze kukubwira icya gatatu, kurota ubona ukora urugendo n'abantu mu muryango wawe, bisobanura ko tumwe ku nzozi zerekana ko ugiye kwakira umugisha. Hari ijambo ryitwa vuba. Yego. Umugisha wawe ntabwo ari usanzwe ku buryo umuntu abasha kuwurwanya ngo bimworohere. Yego. Buryo umuntu nk'uko wabonye visa yo kujya mu kindi gihugu ntacyo wakora ngo umuhagarike kereka arwaye. Aha rero uvuze ngo ni umugisha ugiye kwakira udakumirwa, utavogerwa, uri hejuru y'abarozi n'abakurwanya n'abantu bose batekereza ko bagushyira hasi uko bishakiye bishobora kutabakundira. Yego. Nicyo bivuze kuri ubwo buryo bwiza cyane. Inzozi rero nziza cyane. Ikindi bisobanura ngo plani yawe cyangwa imishinga yawe itangiye kubarusha imbaraga, iri hejuru kurushabo. Ifite imbaraga kurusha ibyo bateganya cyane rwose. Ifite imbaraga ziri hejuru cyane kurusha abandi bantu bashaka kurwanya. Nta mbaraga bagufiteho, nta bushobozi bagufiteho, ntacyo bagutwara, ntacyo bagukoraho, ntako bakugenza, kuko imbaraga urimo ukoresha ziri hejuru cyane kuruta izabo bakoresha uyu munsi wa none. Yego. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana iramubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Mbabazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku wa 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Nguhaye ikaze ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turacyabashimira cyane kuba twarabashije kwambukana tukagera na mu mwaka wa 2025. Twari dufite amasengesho yagenze neza, yaravugaga ngo ntubyambukane, hari ibyo twasize, hari n'ibyo twasingiriye muri uyu mwaka. Nkomeje kubashimira cyane. Wewe wakoze subscribe ni yawe, nimba ugeze hano ari ubwa mbere ukore subscribe. Amazina yanjye ni Jerry. Turakomeje cyane, hano turi mu mwaka wo guhishurirwa bikomeye, ariko turagaruka cyane twibanda ku nzozi. Mushumba umeze neza? Ameze neza, no kwibutsa abantu cya gikorwa bacu ntabwo kivuga rimwe, yenda ntabwo gisobanura, ni ugushyigikira abana bafite ubumuga. Yego. Twagomba kuzakora ku itariki na 31 nibashaka guteganya ari kuri weekend. Yego. Dushyira nimero hasi wadufashe nkuko nabasobanura yuko wenda aho kubivuga cyane nge vuga ikintu kenshi birangora. Yego. No kuvuga ngo ndanabishinzwe ariko biri mu nshingano zanje. Mu kagari ntuyemo Kanunga ashinzwe kureberera
abantu bafite ubumuga n'uburenganzira bw'abana batoya ko nibyo bintu ushinzwe nicyo nshinzwe nkabagenda umukorerabushake ntabwo mpembwa na leta umukorerabushake ariko binahuye n'iyi minisiteri yacu ni ukuvuga ngo nibura hagira unezerwa bivuye mu kiganza cy'undi muntu niba ko hari ikimana yakuremeye kandi ukaba wifuza uti nanjye mana ubwo mbona ko nabyaye nkamererwa neza nkaba ndi gutya reka ntangire igitambo cyanjye abana nanjye ngaburira abandi bana bafite ubumuga iki kintu tukagikora kandi nemeye ko nto kamera nayo nto tuzajyana ariko mu buryo bworoheje tutafashe barya ko twerekana igikorwa twakoze batwaganirije ko cyane ntibinashingiye no kubagaburira gusa ushinzwe no kubaganiriza no kubereka urukundo no kuba turi kumwe hafi no tukanabafasha mu mibereho yabo hari abantu bamwe bibwira ko abantu bafite ubumuga bagomba kuba bahishwe hari imiryango imwe n'imwe twagiye bakabahisha abashyitsi baza akumva ko ntibakwiriye kumureba ngo batabaseka ni igihe rero cyo kumva ko ni abantu nk'abandi ni abana nk'abandi bagomba kumva ko abandi baranezerewe mu minsi mikuru iki ni cyo gihe rero tubambike tubagaburire tugire n'umwanya wo kuganira no kwereka ababyeyi ko ntabwo ari amahano bahuye ni ibisanzwe undi yahura nabyo kandi bajya banagira ikibazo cya autism cyo kutavuga umuntu utavuga ntiyumve ntanarebe ariko nabo bakeneye ibyishimo baza gukingirana umuntu nabwo ni ikintu kitoroshye cyangwa ukajya kumuhisha ahantu ha wenyine ikindi kintu kinagoye ihohoterwa ry'abo bana n'abantu bafite ubumuga rero numva ari ikintu giye mu kagari nyoboramo bashyizemo nk'umukorerabushake gukora icyo gikorwa mu mbaraga zanjye nanjye nyine mfite utundi tuntu nanjye nateguye ariko mu mbaraga nke undi wese ukeneye ko dukora igikorwa rwose atwiyungeho bizagenda neza ubwo natwemereye yuko tuzajyana kamera tukagirana ikiganiro cyangwa se tukagira uko tubigenza bizaba ari byiza cyane abantu barabizi cyane icyo ntabwo ari ikintu wahisha nta nubwo ari ikintu cyo guhishwa abantu bo ku bumwe bw'abera barabyumva kandi basanzwe si ubwa mbere baba babikoze nimero za vyipininga hasi buri gihe bayibone itandukanye n'iya nkoresha kuri ntuze bazayibonaho imana ibaduhera umugisha n'ukuri urakoze cyane ni byiza cyane kuri uyu munsi wo ku itariki 8 ngira ngo data wa twese ari mu ruhande rwacu ngira ngo uyu munsi nanone nsa nkaho ndi mu bantu basa nk'abasubiza ibibazo bajya bambaza ariko ashyiramo n'ibindi Imana yampaye mushomba rero hari part 1 tureba ku byo abantu bagiye babaza ariko n'ubu bikaba byongeye kugaruka kugira ngo dukomeze umwaka wenda muri ibi byumweru bya mbere cyangwa mu kwezi kwa mbere nta deni turimo umuntu abantu bose bashubijwe hari part 1 hari igice cya mbere twigeze gukora abantu bakomeje kuvuga bati hari igihe turota abantu bakabivuga ariko turagira ngo inzozi zaraturyoheye turashaka kumva ikindi gice kuko wari wavuze ko ari nyinshi cyane uravuga ngo ntabwo wazivuga zose hari izasigaye kuri izo zasigaye rero abantu baravuze bati watubwiye n'izindi zasigaye uti izo ni izihe rero ni inzozi zerekana ko ugiye guhura n'umugisha cyangwa ufite n'umugisha vuba shyiraho iri jambo vuba kandi izi nzu ntabwo wazirota n'undi uri mu bisubizo turi mu bihe bibi uri mu bihe bibi iya mbere rero ni uguhora iri jambo ndashaka abantu baryumve guhora urota wibona ku kibuga cy'indege kurota ubona guhora guhora ni rimwe birenze rimwe ni kabiri kugera ku mubare runaka kandi uri mu bukene urashonje urarwaye ufite ingwara ko ukibona buri gihe uri ku kibuga cy'indege nubwo utaba uteze indege uri ku kibuga cya ngo nishaka reka nkarabe neza nitegure byanjye byaciyemo ni imwe kabiri ni ukurota ubona umuntu aguha pasiporo ubwo ni rwa rupapuro rw'inzira noneho bateramo kashe ubwo sefi ni viza ubundi byemerewe ngo ugira gute urayibonye uhita ugenda nyine viza nuvuga ngo urekuriwe kugenda isaha yose nta wagufata ku kibuga cy'indege kisigaye bari itike yawe yego ariko nabwo aha ni ukurota uyibona nubwo wayibona rimwe ku
ikibuga cy'indege ushobora kubibona inshuro zirenze imwe Zirenze imwe. ebyiri cyangwa eshatu ariko ahangaha ni ukurota noneho uyibona uyihabwa iyo ni iya kabiri. yego iya gatatu kurota ukora urugendo hamwe n'umuryango wawe, aha n'umugabo n'umugore n'abana ariko ushobora kujyana papa na mama yego abavandimwe bawe mugakora urugendo rwaba urw'imodoka rwaba urw'amaguru rwaba urw'iki ahariho hose ukajya urota burya musa nk'abari mu rugendo muri kumwe mugendana cyangwa mwagiye gutembera. Biravuze ko namwe hariho guhindurirwa ubuzima kuko umuntu arabanza akava ahari akajya ahandi hantu. izi ni inzozi zikwereka ko ugiye kubona umugisha vuba. Ijambo vuba rishyira nawe ryongeyeho nabimenye ariko tubona neza ko ni inzozi urota n'ubundi uri muri situwasiyo mbi. yego uri muri situwasiyo mbi, situwasiyo igoranye, uri mu bintu bikuruhije, uri mu bintu bikugoye ariko ku buryo bitaba impamvu yo kubangama muri wowe imbere, ahubwo habaho uburyo bwiza bw'Imana mu kukurengera. yego ni situwasiyo rero iba itoroshye. Ibi nkuko namaze kukubwira icya gatatu, kurota ubona ukora urugendo n'abantu bo mu muryango wawe bisobanura ko tumwe ku nzozi zerekana ko ugiye kwakira umugisha. Hariho ijambo ryitwa vuba. yego icya kane ni ukurota ubona inyoni zigurukira hamwe ari nyinshi. ubwo ari nyinshi ubundi iyo bavuze ngo inyoni nyinshi uba wumva iki? Hajya ushobora kwihenda kuvuga ngo wenda ngo ni inyoni nka zingahe ariko iyo tuvuga bwinshi hejuru ya rimwe biba byabaye byinshi. yego ariko ntoyo zibaye nyinshi kurutaho zishyizeho nk'itsinda kugira wanaga ukazibona mu nzozi ntabwo ari ukuzibona amaso ku maso. nabyo biravuga ngo ugiye kwakira umugisha vuba. ariko hari ikintu cyo kwitonderwa. kurota inyoni z'umukara zigurukira hamwe cyo ntabwo ari ikintu cyiza. si kuki ibara umukara ritakunda kuba ryiza? kare ko inzozi Imana zari ko turota ngo tubimenye. yego ni ukuvuga ngo zishobora kuba zonyine ari umukara zonyine gusa. ushobora kuba umukara y'umweru indi bara ntacyo bitwaye. ushobora kuba inyoni z'ubwoko bwose bwoko bumwe nta kibazo, ni uko ziba zishyiramo zigwa. bisobanura ngo bivuze iki kwanza ubundi first of all? bisobanura ngo umugisha wawe ntabwo ari usanzwe ku buryo umuntu abasha kuwurwanya ngo bimworohere. yego burya umuntu nk'uko wabonye viza yo kujya mu kindi gihugu ntacyo wakora ngo umuhagarike kereka arwaye. aha rero uvuze ngo ni umugisha ugiye kwakira udakumirwa utavogerwa, uri hejuru y'abarozi n'abakurwanya n'abantu bose batekereza ko bagushyira hasi uko bishakiye bishobora kutabakundira. yego nicyo bivuze kuri ubwo buryo bwiza cyane. inzozi rero nziza cyane. ikindi bisobanura ngo purani yawe cyangwa imishinga yawe itangiye kubarusha imbaraga, iri hejuru kurusha bo. ifite imbaraga kurusha ibyo bateganya cyane rwose. ifite imbaraga ziri hejuru cyane kurusha abandi bantu bashaka kurwanya. nta mbaraga bagufiteho, nta bushobozi bagufiteho, ntacyo bagutwara, ntacyo bagukoraho, ntako bakugenza, kuko imbaraga urimo ukoresha ziri hejuru cyane kuruta izabo bakoresha uyu munsi wa none. yego icyo bishatse gusobanura ni ukurota izo nyoni. ubwo turacyari mu nzozi nyine zishobora kukwereka ko ufite umugisha ugiye kwakira. ntabwo ari zishobora, zikwereka ko ugiye kwakira umugisha. twongere twibutse abantu izi ni inzozi urota uri mu bibazo. yego cyangwa se uri mu ngorane, warasenze Imana wifuza ko Imana igusubiza. Imana ikakwereka iki kimenyetso. bavuze rero ngo icyo ugiye kubaho n'iki ni uko ugiye kwakira umugisha mu buryo budasanzwe, mu buryo bukomeye, mu buryo bw'imbaraga, kandi ukakira umugisha mwiza wawe utabasha kuvogerwa n'umuntu. ariko kurota inyoni zigurukira mu kirere cyane mu byerekezo bine zitandukana ziragiye mu nzozi umenya ngo buracya Imana yankorera itangaza. yego ndumva ari sawa cyane. ni inzozi zikwereka ko ugiye kwakira umugisha kandi vuba. ikindi ni ukuri tubona abanyamahanga. abanyamahanga ni uguhera ku muntu utari wo mu gihugu cyawe. hari nk'abazungu, hari nk'abirabura, abo mutaziranye n'abandi bari mu nzu yawe. bari iwawe mu nzu. nubwo yaba ari umwe baba babiri, nushaka bari umurundi cyangwa umunyarwanda, kongomani ku munyarwanda, si ngo uvuge ngo ni abavuye mazakure no. kubona ufite umushyitsi
umunyamahanga mu rugo rwawe. yego yavuze ngo nabwo ugiye kwakira umugisha. Aha rero ho itandukaniro ririmo kuko ari umuntu wagaragayemo none ni umugisha uzira no kurwara. Uzira no kurwara? Nta kurwara kurimo, nta mpanuka zirimo, nta rupfu rurimo. Nuvuga ngo ibintu uzakora bizabumbatirwa n'ubuzima ufite. N'ubuzima ufite, yego. Bamwe batera gushinye ziravaho, barwaye mu rugo biveho, ibintu byose bigende neza kuko hari Imana ikoze kuri ubwo buzima. Ya munyamahanga, yaba ari umuzungu, yarinde ndagira ngo abantu bikuremo ko tise ko ntabonye umuzungu. Kumubona ni byiza. Aho kuba mbona ngewe ndi umunyamahanga. From nturutse mu kindi gihugu. Mu kindi gihugu kitari icyawe. Ukambona mu nzu iwawe. Nubwo namvuga ururimi utumva. Yego. Zabaye. Yego. Gitondo urafata Imana yakwemereye. Ikindi ni ukurota ubona ukorana business n'abo bantu. Abo bantu b'abanyamahanga. Cyane rwose. Ya. Rero abantu bavuze business hanyuma gucuruza. Business ni sene n'iki gituma uba bize ubukora ya mirimo, ushobora kuba muri kubakana inzu, muri gucuruzanya, muri gukora ibikorwa runaka. Noneho kubona muri mu bikorwa runaka ariko ni mu nzozi. Ni mu nzozi. Cyambere umunyamahanga bisobanura ko azana amafaranga y'amanyamahanga. Ubwo ni amadovize mu Kinyarwanda. Amadovize mu. Amadovize. Niko twaje Ya. No kuvuga ngo abagarariye nko kwakira umugisha uturutse abroad. Turutse ku ruhande utateganyaga utaruzi so ro kubona mukorana ya business za guconnecta n'amakampani akomeye ariko ni mu nzozi si yakora mu buzima busanzwe yifite ko n'abanyamahanga bazima. Hari ibintu ugenda ubasha kubona utarufite byakorana buhanga bwa buhanga utagiraga bya bintu utajyaga wumva neza ngo ubikore ari ugasanga bigiye kugenda neza nkuko Imana ibishaka. So rero kurota ubona mucuruzanya nk'inkweto cyangwa uruganda rw'inkweto bivuze ngo ni ukwakira umugisha uhambaye, umugisha urenze, umugisha ukomeye, ni ukwakira umugisha w'imbaraga kandi ufite ikintu ubasha gukorera umuntu akanezerwa. Imana iguha umugisha. Amen. Ikindi ni ukurota uri gufasha abantu bakomerewe n'ubuzima. Ubwo harimo abarwayi, abafite ubumuga, abakene, gufasha abantu kuva mu mazi bari baguyemo, kubakura mu mpanuka, kubakura mu byago, kubatabara. Bega ukibona muri wowe urota buri gihe uri mutabara. Twumvikane ko izi nzozi bisaba kuzirota munsi ya rimwe. Ubwo ni inshuro irenze imwe. Ukazirota cyane zigarukamo zigenda zigaruka. Ufasha abantu bari mu kaga, baboshywe, abaziritse, bahuye n'ibibazo bameze ukuntu. Bega ukabona uri muri activity yo gukiza abantu. Kubona bakura mu mpanuka, bakura mu mazi barohamye, bakura mu kiziriko cyabafashe, ubakizwa inyamaswa zibirukankana, noneho urimo n'abaseriva ibyo kurya nubwo batari bubirya. Ushobora kubaha ibihiye, ushobora kubaha ibibisi, aho ukabona ko by'ukuri mu buzima bwawe uri mutanga. Rero bivuze iki muri aya magambo? Baciye umugani ngo ucisha aha ntiyafata ucisha hepfo. Arabataza kubimenya. Birumvikana kereka utazi Ikinyarwanda. None se twumva n'Abanyarwanda gusa nshuti yanjye. Muri make udahwa. Kudahwa ni ukuruka. Ntiyafasha urwaye diyare. Yego. Buri wese aba afite ibibazo. Undari muri we. Umwe ati mvira mu nzira niruke ntibikunda rero. Nuvuga ngo kuburose ubona uri mu supporting abantu. Nta muntu ufasha adafite icya asumbye abafasha. Sinzi uko unyumva noneho. Bivuga ngo kugira ngo ufashe umuntu nuko hari icyo umurusha. Ni icyo umurusha of course. Yego. Iyo utagifite ubwo ntaho kimurusha. Kubugira uri gutanga ibyo bintu ufasha abantu barohora, batabara, bagaburira, ubambika, kubaha amafaranga, bakura mu mpanuka. Nuvuga ngo utangiye kugira ubushobozi bwo kugira ufasha abandi ko umuntu afasha abaruta ntagafasha abamuruta. Yego. Bagiye kwihoma buriya. Izo zigaragaza ko ugiye kwakira ubuzima bushyashya vuba, ugiye kwakira amahirwe mashyashya vuba kandi Imana igiye guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ikindi kubona
urimo usarura imyaka yeze. Umushaka bambaza gukura ibijumba, harabambajije ngo kugira gute, upfa kuba urimo usoroma mu kirundi, cyangwa urimo ukura ibijumba, ukura imyumbati, cyangwa urimo ugesa ingano cyangwa uburo, icyo ushaka cyose waba ukora. Icy'ingenzi ni uko umusaruro hari icyo usobanura. Umusaruro ni inyungu y'umuntu. Anavuga ko gusarura izo mbuto zose n'ibindi byose byabagaho bigaragaza ko ufite uwo mugisha ukuri imbere, kandi ugiye kuba umugisha ukomeye mu kubaho kwawe. Yego. Ikindi ni ukubona usurwa n'abanyembaraga mu buzima bwawe. Ubwo abanyembaraga harimo n'abantu bafite ubushobozi. Imbaraga tuvuga si ibituza, si ukuremera, ahubwo ni abantu bifitemo ubushobozi bukomeye. Abantu bashobora gufata imyanzuro kandi ikemera, yaguhesha ibintu, yagufasha kugeza ku kintu. Wa muntu usinya ibintu bikarangira nta kintu cyo tuba dusobanuye. Nabo banyabubasha n'ubushobozi. Hari abantu babasha ibintu ariko batafite ubushobozi. Nigeze kubaza mu kibazo yanga kukinsubiza. Ndamubaza naho gushaka kugira ububasha no kugira ubushobozi. Watwara iki? Ububasha n'ubushobozi. Cyangwa kugira imbaraga n'ubushobozi basimfashe mu bwo buryo. Ubushobozi. Oya nagira imbaraga. Yego. Ubushobozi. Shabavuze uko kibazo bitekereze kabiri. Ububasha, ubushobozi, twe kugira imbaraga, ushobora kugira imbaraga zo kwikorera umufuka w'ijana. Oya, ariko ntiwagira itegeko ryo gutegeka umuntu ngo abyikorere. Ubushobozi. Yego, rata si wumva se aho nibitsaba. Uvuga ngo ushobora kugira imbaraga zo guhinga, zo kwikorera, zo kuvoma, zo gukora ibintu byose, ariko nkaba nafite ubushobozi bwo kubitegeka undi. Ufite bwa bubasha n'ubushobozi, ushobora kugira ngo nshaka ufite ububasha, ariko ufite bwa bushobozi ni kora kiriya. So rero kuba wasuwe n'abanyabubasha bifitemo n'ubushobozi muri bo, yego, nabwo bisobanura ngo hari ibintu ibyo mvuga nashaka njye ngo kurota gusa mu nyakubahwa perezida ngo nibyo, ndavuga n'ibindi byoroheje. Yego, icyo nashaka gusobanura buri kubona ubwo wanasurwa apfa kuba afite buruzi ko nubwo wanasurwa na mudugudu. Yego, kuko hari ibyo nawe yategeka bikemera. None se uzi ko hari ibyemezo afata, wemeza neza ko burya mu gihugu hari abayobozi batatu. Wa mbere uzi ko na mudugudu ari mu bantu bakomeye, na mutwara sibo mudugudu mutwara sibo. Wemera neza ko namuteka hari dosiye, reka hari dosiye idashobora kugenda idasinyweho na mudugudu ngo yemeze neza ko akuzi. None ubunyangamugayo bakura kwandisa ni kwa mudugudu. None si nyine ni kwa mudugudu. Kwandikise se kuri nkundamugayo waba ugiye nta na hamwe, kuko uzarebe niyo wenda ugiye gufata ibyangombwa by'inzira ku mudugudu. Bihera hehe ku mudugudu? Ubwo bafite iki? Ububasha n'ubushobozi. Afite n'imbaraga, kuko avuga ati ntabyo nkwandikiye, ntaha waba ukibikora, ntacyo gitifu ari bukore, ukagari ntacyo ari bukore, umurenge ntacyo ari bukore, n'ikigumva na passport bayibuze, kuko suruse ni hariya hasi. Urumva ro gusurwa n'uwo nguwo n'abandi bivuze ngo hari ibintu utishoboreraga ariko ugiye gushozwa n'amaboko yakugezeho cyane rwose. Gira ko wakumvishije. Akunda kumvishe rwose. Ni akantu keza cyane. Hama rero cya kabiri ni ugusurwa n'abantu bakora ibyo wifuza kuzakora. Bakora ibyo wifuza kuzakora, wenda bikurimo mu mutima ariko utaratangira kubikora. Numva muri njyewe nzaba umucuruzi, ariko w'iki kintu. Yego, kubuya gucuruza ni rusange. Gucuruza ni rusange, wenda ukavuga uti nzacuruza kenkayori, pièce de rechange, zakora ibi. None ukabona mu nzozi ubonye abantu bagutanze ariko babikora neza kukurusha, babaye successful. Vuga ngo Imana iguhaye umurongo ngenderwaho ko iki kintu warose aricyo gikwiriye. Yego. Yes. Ubwo ugiye gutangira kariyeri yawe iraje, kuko n'ubundi haje wa muntu nka confirmation. Erega ubundi akenshi inzozi ni ikimenyetso mpamo cyo kubyo wasenge bizaba. Yego. Kindi ni ikimenyetso mpamo cyerekana ko urimo burirwa ngo irinde. Yego. Ikindi ikimenyetso mpamo kivuga ko mbere hari ibyago bigutegereje. Ikindi kimenyetso mpamo kivuga ngo hindukira, ihane, witunganye, Imana iguheza umugisha. Kuvuga ngo ni nkaho karaba ugira ibyo wakira bishyashya. Yes. So rero nuvuga ngo iyo umaze kurota umuntu ukora nk'ibyo wakora, nk'umuntu akakubona avuga ati mva nzaba umukameraman, akabona Gerard nushaka byuko ushaka ko baziguraho zibaho gira uti kuko already winjiye mu mugisha vuba cyane, wihuta cyane. Ikindi kubona abantu uzi bataramiye mu rugo rwawe, abana twana tubyina abo ukabona utwana uratuzi mu muhana,
Muhana nyine ngo ubwo ni muri karitsiye ubwo nyine ubwo.com ntabyo bazi Muhana nyine abana bo hafi aho ngaho hafi aho bataramiye iwawe babyiniye iwawe ukabona abana batera urugo rwari abana benshi baririmba babyina banezerewe menya mu nzozi ariko abana bo buryo no mu buryo bw'umwuka mu buryo bwa buri physical bugaragara ubonye abana baje kubyinira iwawe mu rugo bagasura nk'umwana akabona bari batonze umurongo baraje baririmba ngo mwiriwe hano bikoreye utuntu buryo menya ngo kabaye menya ngo no umugisha baje bikoreye utuntu ngo tuzanye kureba kandi nta kintu bafite nyine ko baririmba byose bigaragaza ko hari ubuzima n'urugo n'icyerekezo n'amahirwe menshi ashobora gutuma umuntu agera kuri wa mugisha ngaya ngo ni byiza cyane ni zimwe muri zo ntago wazazira ni zimwe muri zo ubwo ababitubajije n'abandi natwe twese twongeye kuboneraho kuko icyo nakwibutsa abantu ntago ari ukuzirota zose ni imwe muri izi zose nk'uko wazivuze ndetse n'izabanje muri ya pariti ya mbere navuga zihari nyinshi ko ntago wazirangiza ntago natwabona umwanya ikiganiro bari ibintu byinshi mu gusobanura sinavuze indabo za roza sinavuze kubona imegereza imbere yawe noneho hari n'ikintu ntanavuze noneho kubona akanzakivuga ubutaha yego izi ni zimwe mu nzozi abantu bagiye bageraho amatsiko baravuga bati mukomeze mutubwire twaryohewe cyane dushaka kubyumva bibaye ngombwa ko twongeraho n'indi pariti ya kabiri bitewe n'uko zari nyinshi cyane abantu bagendaga bishyuza bati mutwongereho igice cyasigaye ubwo turacyari mu kugira ngo turebe ibyo abantu batwandikiye ibyifuzo by'abantu banditse ndetse n'abaguhamagaye bavuga bati uzongera utuganirize kuri ibi bintu nibyo tukirimo muri ibi bihe reka ngushimire mushomba barakoze bazirikana ko cya gikorwa cyo gufasha abantu yego no kuri nimero mwazibona munsi tugikorana umwete yego barabyumva cyane kandi Imana izabidufashamo ndagushimiye cyane n'abari badukurikiye ndabashimiye amen ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini ntabwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka haleluya 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 ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke ubumwe bw'abera ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe uruwa agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe ubumwe bw'abera ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe shalom shalom